aho ubwishingizi bwanyu nyakuri bushingiye si ukwizera mugaragara ko mufite, ahubwo ni ku miterere y'ibyo mukunda. Mbese aho urusengero rwo mu mutima rwejejweho imyanda yarwo? Mbese ibyaha byanjye byaratuwe kandi naba narabyihannye imbere y'Imana kugira ngo bihanagurwe? Mbese aho naba nicira urunkwiriye? Mbese naba niteguye kwitambaho igitambo icyo ari cyo cyose ndetse n'ibitambo byose kubwo kumenya neza Yesu Kristo? Mbese aho buri gihe niyumvisha ko ntari uwanjye bwite, ahubwo ko ndi umutungo w'umwami, ko umurimo nkora ari uw'Imana nkaba ndi uwayo wese? Twagombye kwibaza tuti, ni kuki turiho kandi tugakora, kandi amaherezo umusaruro uzaba uwuhe? Reka nongere mbasuhuze inshuti bavandimwe, mwebwe mwese mukunda ijambo ry'Imana kandi mwumva mwifuza ubugingo buhoraho, ndetse icyo kintu kikaba kibateye inyota. Reka rero muri kano kanya mbifurize amahoro n'imigisha biva ku Mana. Tugiye kumara iminsi twigana ibyigisho, ntekereza yuko ari ibyigisho bikomeye kandi ndarikira umuntu wese kubyitaho ndetse no kurushaho kubitekereza cyane, kubera yuko bifite icyo byamufasha. By'umwihariko twese muri rusange ni ibyigisho dusabwa gutekerezaho cyane kandi tukabereza agaciro, kuko ari ibyigisho nzi neza yuko Imana yifuza yuko imibereho yacu ibisobanukirwa. Tugiye kumara iminsi rero tureba uruherekane rw'ibyigisho mu nsanganyamatsiko ivuga ngo ikiguzi cyo gukurikira Yesu. Ikiguzi cyo gukurikira Yesu. Rero muri kano kanya tugiye kureba umugabane wa mbere, aho tugiye kureba icyigisho gifite umutwe uvuga ngo kugenzura urufatiro. Reka dusenge Imana. Turagushimiye Uwiteka Mana yacu, izina ryawe nirishimwe kandi rihabwe icyubahiro. Tugushimiye ukuntu wabanye natwe, tugushimiye ukuntu waturinze, tugushimiye ukuntu uduhereza amahirwe y'uburyo bwose kugira ngo uzahure imitima yacu. Turakwinginze ngo ubwo muri kano kanya wongeye kudushyira imbere yawe kugira ngo ijambo ryawe riduhugure, uduhe kuba maso cyane. Ubwo tugiye kwiga ijambo ryawe, Umwuka Wera arushaho kutuyobora kugira ngo umuntu wese ukurikiranye iki cyigisho ndetse n'uzagira amahirwe yo kucyumva umurinde guhomberwa, ahubwo twese tuzakugireho umugisha. Ngaho rero ngwino wiyoborere uhereye kuri njyewe ndetse no kuzumva iki cyigisho wese, ni mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu tubisabye, amen. Tugiye kurebana icyigisho, ni umugabane wa mbere wo kuri runo ruhererekane rw'ibyigisho. Nk'uko nyine nabibabwiye, insanganyamatsiko igira ngo ikiguzi cyo gukurikira Yesu. Umugabane wa mbere tugiye guheraho ni icyigisho nyine nabibabwiye kivuga ngo kugenzura urufatiro. Ndagira mbabwire yuko gukurikira Yesu Kristo, nubwo bwose abantu benshi cyane bashobora kuvuga ko bamukurikiye, ndetse ahari umuntu wamubwira ko icyo kintu wenda se akitwaramo mu buryo budakwiriye, mukaba ndetse mwaharira mukanajya n'impaka, ariko gukurikira Yesu Kristo si ikintu abantu bakwiriye kuvuga gutyo gusa ku munwa, ahubwo bakwiriye no gutekereza ku kiguzi ibyo bintu bizabasaba. Rero ndifuza yuko muri iyi minsi tumarana turi imbere y'Imana kugira ngo iduhishurire icyo bisaba gukurikira Yesu Kristo, amakuru y'ingenzi umuntu wese kuko wiyemeje kumukurikira akwiriye gutekerezaho kurenza ikindi kintu cyose, kugira ngo kuko aba yizeye yuko amukurikiye mu buryo bukwiriye. Niyo mpamvu rero tugiye kureba ikintu cya mbere umuntu akwiriye kwitaho kandi akagitekerezaho mu buryo bwimbitse, akagitekerezaho atameze nk'umuntu wihenda. Iki kintu cyitwa kugenzura urufatiro.
igihe tubayemo ni igihe buri muntu wese akwiriye gutekereza ngo mu buryo bwimbitse. Buri muntu wese akaba abayeho atameze nk'umuntu wishuka cyangwa se wibwira, ahubwo agatekereza neza ku rugendo rwe kurenza ikindi gihe cyose yaba yarigeze agira gutekereza mu buryo bwimbitse. Hari amagambo nifuza kubasomera mbere y'uko twimbika muri kino cyigisho, ari mu gitabo cy'ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, ni ku gasubi ka 235. hari umutwe w'amagambo uvuga ngo igihe cyo gutekereza kwimbitse. Baravuze ngo niba harigeze kubaho igihe gutekereza byimbitse byari bikwiriye buri wese mu bubaha Imana, icyo gihe ni iki? Ari nacyo gihe kwera kwa buri wese ku giti cye ari ingenzi. Hakagombye kwibazwa ngo ndi igiki? Inshingano yanjye n'umurimo wanjye ni ibihe muri iki gihe kidasanzwe? Mbese ndi gukorana nande? Ni Kristo cyangwa ni umwanzi? Buri mutima ni wicishe bugufi imbere y'Imana, kuko iki gihe tugezemo ari igihe cy'umunsi ukomeye w'ihongerero, kandi ni nabwo ibya benshi biri gusuzumirwa imbere y'Imana, kuko basigaje agahe gato ko kuguma mu mva zabo. Aho ubwishingizi bwanyu nyakuri bushingiye si ukwizera mugaragara ko mufite, ahubwo ni ku miterere y'ibyo mukunda. Mbese aho urusengero rwo mu mutima rwejejweho imyanda yarwo? Ibi ni ibibazo umuntu wese akwiriye kwibaza mu gihe nk'iki ngiki. Ari nayo mpamvu nifuje yuko koko tureba ku kiguzi icyo bisaba umuntu gukurikira Yesu Kristo. Bakomeje bavuga ngo mbese ibyaha byanjye byaratuwe kandi naba narabyihannye imbere y'Imana kugira ngo bihanagurwe? Icyo ni ikibazo. Mbese aho naba nicira urunkwiriye? Mwari muzi yuko hari igihe umuntu abaho imibereho imeze nko kwikirigita agaseka, abaho imibereho yo kwicira urutamukwiriye, igihe cyose yishyira heza, nyamara Imana yo ntabwo ijijishwa ngo nibisa n'ubutungane. Ikintu cyose Imana ibikibona uko kimeze, nubwo umuntu yagerageza kwitaka, nubwo umuntu yagerageza kwishyira heza, ariko ijambo ry'Imana ryo riramupima rikamenya ibirapima uko byagenda kose. Niyo mpamvu amagambo avuga ngo mbese aho naba nicira urunkwiriye? Mbese naba niteguye kwitambaho igitambo icyo ari cyo cyose, ndetse n'ibitambo byose kubwo kumenya neza Yesu Kristo? Mbese aho buri gihe niyumvisha ko ntari uwanjye bwite, ahubwo ko ndi umutungo w'umwami, ko umurimo nkora ari uw'Imana, nkaba ndi uwayo wese? Ibi bibazo ndifuza yuko umuntu wese abitekerezaho ubwo tugiye kwinjira muri kino cyigisho. Nababwiye yuko tugiye kureba amagambo ashingiye ku mutwe uvuga ngo kugenzura urufatiro. Iyo turebye mu rwa mbere rw'Abikorinto, ndifuza ko ari ryo somo duheraho. Mu rwa mbere rw'Abikorinto cyo cyaho cya 3 ku murongo wa 10, hari amagambo intumwa Paulo yandikiye Abanyakorinto, arababwira ngo nk'uko ubuntu bw'Imana nahawe bungana, nashyizeho urufatiro nk'umwubakisha mukuru w'ubwenge, undi yubakaho, ariko umuntu wese yirinde uko yubakaho. Paulo agaragaje yuko hari urufatiro yashyizeho, ariko ntabwo yarushyizeho nk'umwubakisha w'injiji, ahubwo yarushyizeho nk'umwubakisha mukuru ndetse w'ubwenge. Kandi urwo rufatiro atugaragarije yuko nta rundi uretse Yesu Kristo. Urwo rufatiro ngo ni rw'umuntu yubakaho. Ubundi mu rugendo rwa Gikristo mushobora wenda gutekereza ndetse tukibaza impamvu Paulo avuga ko urufatiro yashyizeho nk'umwubakisha mukuru w'ubwenge nta rundi uretse Yesu Kristo, ngo urwo rufatiro umuntu amaze kurubona atangire yubakeho. Mu yandi magambo, urugendo rwa Gikristo rugereranywa n'inyubako. Nk'uko mu isi umuntu afata umushinga wo kubaka inyubako, kandi iyo nyubako ikaba ifite aho igomba guhera ndetse n'aho igomba gusoreza, niko n'urugendo rwa Gikristo rumeze, rufite aho rutangirira n'aho rusoreza. Ariko ijambo ry'Imana ritugaragarije yuko aho rutangirira hitwa ku rufatiro. Mbese byagenda gute umuntu atangiye iyi nyubako maze akayitangirira ahandi hantu, agatangira wenda se ashyiraho imbariro? Ku bantu wenda bagerageje kwitegereza iby'ubwubatsi, hari imirimo myinshi ikorwa ku nyubako kugira ngo izagere igihe yuzura maze abantu babe bayitaha.
hari icyitwa gushyiraho urufatiro, hari icyitwa gushyiraho imbariro, hari ukuzamura cyangwa se nk'amatafari, ndetse kugeza igihe inzu ishyirirwaho igisenge igasakarwa. None se niba ijambo ry'Imana rigaragaje yuko urufatiro ari rwo rwa mbere rubanza umuntu agatangira kubaka, byagenda gute umuntu aramutse ahereye ahandi? Mbese byagenda gute umuntu aramutse ashyizeho urufatiro rudashyitse, urufatiro rudakwiriye, maze akibwira yuko urwo rufatiro mu by'ukuri ruzamufasha ngo inzu yuzure, agatangira akajya mbere akubaka? Icyo ni ikibazo gikomeye cyane. Ukeneye gutangira gutekereza kuri iki kintu, kandi nawe ugatekereza ku by'urufatiro rwawe. Uru rufatiro ngo ni Yesu Kristo. Rero umuntu wese akwiriye gutekereza ku itangiriro rye, umuntu wese akwiriye gutekereza neza, akibaza uburyo uru rugendo rwa gikristo yarutangiye, akibaza uburyo ibintu byagenze, akibaza niba yarisanze muri urwo rugendo gutyo gusa, ariko adashobora neza kumenya uko ibintu byatangiye muri we. Iyi jambo ry'Imana rivuze ngo nta rundi rufatiro rwashyizweho uretse Yesu Kristo, nuko umuntu wese mbere yuko atangira uru rugendo yagakwiriye kuba afitanye amakuru meza na Yesu Kristo, yagakwiye kuba aziranye na Kristo, kuko Yesu Kristo niwe rufatiro. Ijambo ry'Imana rigaragaza yuko umuntu avuka atandukanyijwe n'Imana. Dawidi yaravuze ngo naremanywe gukiranirwa, mu byaha mama nimo yambyariye. Ndetse iyo turebye mu rwandiko rw'Abaroma igice cya 3, Pawulo nawe ahamya neza yuko ngo bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Tuvuka rero dutandukanyijwe n'Imana. Yesaya nawe arabigaragaza neza yuko umuntu avuka ari imbata y'ibyaha, avuka ari imbata ya Satani. Ubundi umuntu wa mbere aremwa yaremwe ku ishusho y'Imana. Itangira igice cya mbere ku murongo 26 hari amagambo avuga ngo tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe. Tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe. Imana irema Adamu ku nshuro ya mbere yari afite imico y'Imana, yari afite ishusho y'Imana, yumviraga Imana. Igitabo cyo kugana Yesu ku ipaje ya 13 bavuze amagambo nifuza kubasomera kugira ngo mwumve uyu muntu wa mbere igihe yaremaga uburyo yari ameze. Baravuze ngo mbere umuntu akiremwa yari yahawe imico myiza n'umutima uhuguka, nta nenge yari afite, kandi yashyiraga hamwe n'Imana. Ibyo yatekerezaga byari imbonera, kandi ibyo yaragamije byareraga. Ariko kutumvira niko kwatumye imbaraga ze zishira, maze kwikunda gusimbura urukundo yakundaga Imana. Umutima udeburwa n'ibicumuro bituma abura uko yakwitsindishiriza ubwe ngo aneshe ibibi, aba imbohe ya Satani. Kandi rero yajyaga kuguma kubayo iteka iyo Imana itamugoboka ngo imuhagarareho. Ku nshuro ya mbere umuntu yari imbata y'Imana. Adamu ibyo yatekerezaga byose ngo byari imbonera, kandi ngo byareraga, yashyiraga hamwe n'Imana. Mu yandi magambo yari ari mu buyobozi bwa mwuka. Adamu umutima we wari uhugukiye kumvira Imana. Ntago ibyo umutima we watekerezaga cyangwa se wararikiraga byarwanyaga Imana, ahubwo byahuzaga n'ubushake bw'Imana. Icyo gihe yari imbata y'Imana, yari ari mu bubata bwo kumvira ibyo Imana ishaka. Ariko se byaje kugenda gute kugira ngo umuntu yisange mu bubata bwa Satani? Reka turebe Abaroma igice cya 6 umurongo wa 16 uko umuntu byamugendekeye kugira ngo umutima we uve kukumvira Imana no gukora iby'ubushake bw'Imana, ahubwo yisange umutima we buri gihe cyose usohoza ibirwanya Imana. Abaroma 6:13 hari amagambo avuga ngo ntimuzi yuko uwo mwihaye kuba imbata zo kumwumvira muri imbata z'uwo mwumvira uwo. Mbere umutima wa Adamu ngo wari uhugutse kandi wumviraga ubushake bw'Imana. Igero yari acyumvira ubushake bw'Imana, yari imbata, yari ari mu bubata bw'Imana. Ariko igihe Adamu yari yumviye ubushake bwa Satani, yahise kajya mu bubata bwa Satani, kuko hano baravuze ngo ntimuzi yuko uwo mwihaye kuba imbata zo kumwumvira muri imbata z'uwo mwumvira uwo. Imbata z'ibyaha bizana urupfu, cyangwa izo kumvira Imana kuzana gukiranuka.
igihe Adamu yari amaze kumvira Satani akareka kumvira Imana, umutima we wahise ko wigarurirwa na Satani. Nk'uko Imana ariyo yawuyoboraga, Satani niwe wasigaye ayobora umutima wa Adamu, kandi n'inyoko muntu yose ikomoka kwa Adamu, naho hantu tuvukira, tuvuka dufite umutima urwanya Imana. Umutima Pawulo yavuze mu Baroma igice cya 8 ku murongo wa 6 awuvugaho muri aya magambo ngo, umutima wa kamere utera urupfu, ariko umutima w'umwuka uzana ubugingo n'amahoro. Kuko umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana, kuko utumvira amategeko y'Imana ndetse ntushobora kuyumvira. Erega burya bari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana. Abantu bari mu butware bwa kamere ntago bazigera banezeza Imana. Niyo mpamvu dukeneye kujya mu bundi butware, kuko tuvuka dutandukanyijwe n'Imana, tuvuka turwanya Imana. Umuntu umwe bitaga Nikodemu yari umugabo ukuze cyane, kandi byagaragaraga yuko yari amenyeranye n'Imana, ndetse ntekereza yuko yari umwigisha amategeko nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Ntekereza yuko benshi cyane mu bigisha, benshi cyane mu babwiriza ndetse n'abakurikira Imana, ni abantu bake wenda ushize ku munzani wabona yuko mu by'ukuri bari barasomye ibintu nk'ibyo yari yarasomye. Ariko Yesu Kristo yigeze amubwira ikibazo kimwe kiramutungura, kandi iki kibazo ndifuza ko tugisoma kugira ngo umuntu wese atangire agitekerezeho kandi arebe neza atihenda, mu by'ukuri atekereze, yishyire muri uyu mwanya. Yohana igice cya 3 duhera ku murongo wa 1. Hariho umuntu wo mu Bafarisayo witwaga Nikodemu, umutware wo mu Bayuda. Uwo yasanze Yesu nijoro aramubwira ati, mwigishwa, tuzi yuko uri umwigisha avuye ku Mana, kuko ari ntawe ubasha gukora ibimenyetso ujya ukora keretse Imana iri kumwe nawe. Yesu aramusubiza ati, kamaze nkubwire nshuti muvandimwe, uyu muntu Yesu agiye gusubiza ni umwigisha amategeko, ni umuntu usanzwe asoma ijambo ry'Imana, ni umuntu usanzwe abwiriza. Ariko ndagira mbabwire ko hari ikibazo hano Yesu Kristo yavuzeho, nawe ngo kimera nk'ikimutunguye. Ariko nubwo bwose cyari kimutunguye, yagombaga kugitekerezaho neza atihenze, kandi akamenya igisubizo cyacyo mu buryo nabwo butihenze. Niyo mpamvu mu gihe twiga ibi byigisho dukeneye kugenzura neza, tugasaba Imana ikatwereka ibintu nk'uko koko bimeze mu mitima yacu. Yesu aramusubiza ati, ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe ubwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana. Bibiliya igaragaza ibintu bibiri umuntu wese akwiriye gutekerezaho yitonze, ashobora kutuzuza ubugingo buhoraho akabubura, ntazabone ubwami bw'Imana. Ikintu cya mbere ni ikintu cyitwa kuvuka bundi bushya, kubyarwa ubwa kabiri. Kubyarwa ubwa kabiri. Kandi ikindi kintu cya kabiri kiri mu Baheburayo igice cya 12 ku murongo wa 14, ahari amagambo avuga ngo, mugire umwete wo kubana n'abantu amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazabona umwami Imana. Icya mbere ni ukuvuka bundi bushya, icya kabiri ni ukwezwa. Ibyo bintu ni ibintu umuntu wese akwiriye gutekerezaho, kandi twasomye amagambo twasomye mu gitabo cy'Ibyaduka ku gasubika 235 ngo iki gihe turi mu munsi w'impongano, buri muntu wese akwiriye kumera nk'akoresha ubwenge bwe, akabukoresha neza atihenda, cyane ko nyine ari umuntu atari inyamaswa, agatekereza mu buryo bwimbitse kandi ngakwikira umukwiriye. Ijambo ry'Imana ni indorerwamo, ni umunzani umuntu wese ashobora kujyaho akamenya ibirapima mu by'uru rugendo. Kuko mu rwa 2 rwa Timoteyo cya 3 ku murongo wa 13 hari amagambo avuga ngo, ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye, no kumutunganya, no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye byose, ngo akore imirimo myiza yose. Umuntu wese ushaka kumenya ibiro apima mu by'uru rugendo uburyo ahagaze, ararikirwa kwiga ibyanditswe byera, kandi iri jambo akarisoma atameze nk'urisomera kugira ngo arisomere abandi, ahubwo agasaba Imana mu mutima we cyane akomeje, ngo umurongo wose asomye umere nk'uri gusoma umutima we,
kandi umuntu wese uziga ibyanditswe byera muri ubwo buryo Imana izamwereka uwo ari we. Rero iki kintu cyitwa kugenzura urufatiro ni ikintu abantu bakwiriye gutekerezaho cyane. Impamvu tukwiriye kubitekerezaho, reka nongere nyishimangize irindi somo, tureka turebe muri Matayo 7. Umuntu naramuka abyitayeho bizamugirira umumaro, ariko umuntu natabyitaho, ikintu kimwe cyo birivuga nuko imvura izagwa, imivu itembe, byikubite ku nyubako y'umuntu wese, kandi inyubako buri nyubako yose y'umuntu izageragezwa. Matayo 7:24. Ndagira ngo mbumvishe ikintu kigomba kubaho. Umuntu yaba yaratuje ibyo bintu ntabyiteho, umuntu yaba yaratuje ibyo bintu akumva ko ntacyo bimurebaho, ko adashobora kugenzura imyubakire ye, ndagira mbabwire ko ijambo ry'Imana rivuga yuko igihe kizagera kandi ntibitinze. Ndetse n'ubu ngubu ntekereza ko inyubako z'abantu bamwe zatangiye gupimwa, umuntu wese akabona ikibazo yari afite. Kandi ibihe tusohoyemo ni ibihe nzi neza yuko Imana izemera yuko inyubako zikomeza kugeragezwa, imyubakire yazigaragare, kandi hari abantu bazatungurwa ndetse n'abari babazi bagatungurwa. Niyo mpamvu ngiye kubasomera amagambo. Matayo 7:24 amagambo avuga ngo, nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu, ntiyagwa kuko yari ishinzwe ku rutare. Urutare ni Yesu Kristo, kandi urufatiro twabonye ko ari Yesu Kristo. Inyubako ikwiriye kuba ishinze kuri Kristo. Umuntu akwiriye kuba mbere yuko atangira urugendo afite aho yahuriye na Kristo. Umuntu akwiriye kuba yariyunze na Kristo. Imana ikongera ikamubyara, kuko umuntu avuka atandukanyijwe n'Imana kandi avukana ubugome bukomeye cyane mu mutima we. Paulo yabivuze ngo mwene uwo mutima umuntu avukana ni umwanzi w'Imana kandi ntuzigera uyinezeza icyo wakora cyose. Kandi umuntu wese wumva ayo magambo yanjye ntayakomeze azaba ari nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi. Hari indirimbo y'106 tugira ivuga ngo, hariho abubaka ku musenyi ngo barangamiye iby'isi, kugeza ubwo umuntu iki jambo ry'Imana rimutegeka kugira ngo yiyunge n'Imana, kugira ngo Imana imubyare, amera nk'uri ku gihunga arangamiye iby'isi, kuko abona neza yuko ibyo bintu nabyemera nk'uko mwuka w'Imana abimwemeza, iby'isi byose azahita akabihomba. Ngo hariho abubaka ku musenyi barangamiye iby'isi. Nshuti muvandimwe, ndifuza yuko utekereza neza ukibaza ahantu wubatse. Kandi tugiye kugira amagambo tugenda dusoma ashobora kugaragariza umuntu neza aramutse atihenze iby'urugendo rwe, kuko ndifuza yuko dusuzuma urufatiro. Ndifuza yuko binyuze mu ijambo ry'Imana umuntu wese Imana imere nk'imuritse ku nyubako ye yatangiye muri uru rugendo, maze umuntu wese akabona iby'inyubakire ye, maze umuntu wese akamenya niba urufatiro rwe rushyitse. Kandi umuntu wese wumva ayo magambo yanjye ntayakomeze azaba ari nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu iragwa, kandi kugwa kwayo kwabaye kunini. Hariho ikintu abantu batazabuza kubaho, ikintu cyitwa kugwa kw'imvura ndetse n'umuyaga. Ibyo bintu ntabwo bishobora guhagarara, kandi ibyo bintu bizaza bije gusuzuma imyubakire ya buri wese. Kandi ijambo ry'Imana riravuze ngo hari inyubako zizaba zigaragara nk'izanuzuye. Iyi jambo ry'Imana rivuze ngo byose byikubita kuri iyo nzu iragwa, kandi kugwa kwayo kuba kunini cyane. Ndagira mbabwire yuko hari imibereho ya Gikristo abantu benshi cyane bashobora kuzaba rwose barabayeho, ndetse kubareba akabibona nk'abo bantu bamaramaje, akabibona nk'abo bantu bafitanye isano n'Imana. Ariko inyandiko iragaragaje ngo, Bibiliya iratugaragarije ngo hari inzu zizagwa, kugeza ubwo n'abantu nabo bazatangara. Kugwa kw'izo nzu ngo kube kugwa kunini cyane. Iki nicyo gikwiriye gutuma umuntu wese agenzura urufatiro.
agenzura urufatiro inyubako ye yubatseho, kubera yuko ikibazo gishingiye ku kubaka ku musenyi cyangwa se kubaka ku rutare. Reka mbabwire ikintu kimwe gikomeye cyane. Buriya Imana ibaragiye yemera gukoresha ingero z'ibigaragara, kubera ko Imana ihuza urugendo rwa gikristo n'imyubakire y'inzu. Ni ukugira ngo abantu byibura mu bigaragarira amaso bacishirize, bumva agaciro k'ibintu Imana ibivuga. Hari igihe Imana ivuga iby'urufatiro umuntu ntiyumva uburemere bwarwo, ariko Imana yemera kubisanisha n'ibigaragara, kuko iby'ibigaragara byo wenda tuba twumva uburemere bwabyo, kugira ngo abantu bumve uburemere bw'icyo kintu. Gushyiraho urufatiro, ikintu cyitwa urufatiro ni ikintu gikomeye cyane. Ikintu cyitwa fondasiyo ni ikintu gikomeye cyane, nshuti muvandimwe. Ndagira nkubwire yuko uburyo inyubako yose itangiye, uburyo izasoza, amaherezo y'inyubako ushobora kuyarebera mu itangiro, mu rufatiro, uburyo urufatiro rumeze. Uburyo urufatiro rw'inzu rumeze bishobora guhita ko bikwereka amaherezo y'iyo nyubako. Nubwo abantu bashobora kuyibona iganje, bakabona yasizwe amarangi, bakabona yasakawe, bakabona buri kimwe cyose kiriho n'idirishya igaterekwa hariya, ariko umuntu neza aramutse amenya urufatiro rw'iyo nyubako, ashobora guhita akakubwira ngo iyi ngiyi mu gihe runaka ibyawe bizasoza. Sinzi niba nta kintu abantu bari kumva kuri iki kintu, kubera yuko ikintu cyitwa urufatiro rugena ibiro inyubako ishobora kwikorera. Mbese byagenda gute umuntu aramutse ashatse kubaka etaje 5? Ijambo ry'Imana ritugaragariza muri Luka 14, Luka 14 ritugaragariza yuko inyubako Imana yifuza ko twubaka ari inyubako ngo y'amatafari ndende. Kandi nk'uko tuzayibona mu byigisho bizakurikira, biragaragara yuko ari imico Imana ishaka kubaka mu mitima yacu, imico ya Kristo ikuzurira muri twe. Rero iyo ni inyubako ngo y'amatafari ndende, kandi impamvu yitwa ndende nuko nyine ngo nta muntu wayubaka ngo ibyo bintu bibure kumenyekana. Ntago iyo nyubako umuntu yubatswe mu mutima we abaturanyi bazabiyoberwa. Ntago ari inyubako ngufiya, ni inyubako iri ahirengeye. Matayo 5:14 bongera kubyo kuvuga kuba ahirengeye hiyo nyubako, bakavuga ngo muri umucyo w'isi umudugudu wubatswe mu mpinga y'umusozi ntubasha kwihishira. Ariko ikintu ngira nkubwire nuko dutindaho, nuko ngo iyi nyubako Imana ishaka ko yubaka mu mitima yacu, kandi Imana ikaza kuyituramo. Cyane ko mu kuva 25 ku murongo wa 8 havuga ngo bandemera ubuturo bwera nturi hagati muri bo. Ni inyubako ngo ndende. Nabanje ikibazo ngo mbese byagenda gute mu by'ubu buzima? Wenda tubyigireho. Umuntu aramutse atekereje kubaka inzu ya etaje ndende, maze ntatekereze ku rufatiro fondasiyo azayihereza. Ngaba ari fondasiyo yatekerejweho, umuntu abanza agenzura iby'urugo rufatiro agiye gushyiraho iyo etaje ndende. Bavandi, ndagira mbabwire yuko uru rugendo rwa gikristo ibintu rudusaba nyuma yuko abantu bashyizeho urufatiro. Urugendo rwo kwezwa ibintu rudusaba bipima ibiro byinshi cyane, kugeza ubwo ibyo bintu ahantu honyine bishobora kwicara ntibibe bifite ikibazo ni ku rufatiro ruzima. Uru rugendo rwa gikristo, uru rugendo rwo kwezwa nyuma yuko urufatiro rumaze kuboneka, ibintu urugendo rwo kwezwa bisaba, ibintu umuntu aba asabwa kugenderamo, ibyo bintu ubwabyo bipima ibiro byinshi cyane. Nk'uko iyo umuntu yashyizeho urufatiro rupfuye atangiye kubaka inzu, maze agatangira kuzamura etaje nyinshi cyane, ikintu duhita ko tubona nuko ku iherezo ya nzu iragenda ikika. Nubwo abantu bashobora kubona ishinze mu gihe wenda cy'umwaka umwe cyangwa se igihe cy'imyaka 2, ariko ibiro by'inzu biragenda bikaremera urufatiro, ukajya kubona ukabona inzu yamanutse, ibyayo bigasoza. Niko nibyo uru rugendo bimeze. Hari ibintu tugomba kwihanganira muri uru rugendo rwo kwezwa, hari ibintu tugomba guhura nabyo, hari ibintu Imana igomba kubidusaba. Ibyo bintu bifite uburemere, kandi ubwo buremere bukeneye kwicara ku rufatiro ruzima, kuko urufatiro ruzima nirwo rwonyine rushobora kwakira ibyo biro urugendo rwo kwezwa birusaba. Niyo mpamvu buriya abantu benshi cyane
abantu benshi cyane bazagerageza gushaka ibyo kwezwa, ndetse bazabisengera igihe kirekire, ndetse rwose bazamara iminsi myinshi cyane basaba Imana ngo ibahindurire imitima bagire imico y'Imana. Ariko icyo kintu kizaba kimeze nko kwikira igitabo agaseka, kizaba kimeze nk'ikidashoboka kubera ikibazo cy'urufatiro. Kubera yuko urugendo rwo kwezwa, ibintu rusaba bikeneye kuba biri ahantu hazima, bikeneye kujya ku rufatiro ruzima, kandi umuntu wese ufite urufatiro ruhungabanywa n'ubuyaga, umuntu wese ufite urufatiro rujegajega, icyo urugendo rwa gikristo rumusaba rwo kwezwa kizamunanira byirebera. Azagerageza kugishaka, azagerageza gusa na Kristo, ariko azasanga bidashoboka nubwo abitekereza kenshi. Azagerageza gushaka ukwera kw'imico ya Kristo, ariko ibyo bintu ntibizamukundira. Azagerageza gushaka ukwera kw'imico ya Kristo, ariko ibyo bintu azabona bimunaniye neza, atari uko mu by'ukuri wenda ibyo bintu atari no kubyifuza, cyangwa se atari uko ibyo bintu atabisengera, ahubwo ikibazo gikomeye cyane ari uburyo ibintu bye byatangiye. Kubera yuko urufatiro yubatseho ntabwo rushobora kwikorera uburemere iby'urugendo rwo kwezwa rumusaba. Niyo mpamvu ku bantu benshi cyane muri uru rugendo uzabona ibyo Imana ibasaba, uhite kubona ameze nk'abantu bamanitse amaboko ngo ibyo bintu ntitwabishobora, cyangwa se batangire bavuge bati twakoraho bike ariko ntago twabijyana byose, ntago byose byashoboka ko umuntu yabigenderamo. Icyo cyonyine ni ikimenyetso cy'uko urufatiro rushobora kuba rurwaye. Kubera yuko mu muntu wese urufatiro rujegajega, umuntu wese wubakiye ku rufatiro rujegajega, muri we hahora mwicyuho n'ubwoba bwo kumva ko kwezwa bishoboka agasa n'Imana. Kumubwira ko kwera agasa n'Imana bishoboka, kumubwira ko imico ya Kristo yakuzurira muri we, kumubwira ko yagenda nk'uko Enoki yagenze, cyane ko nawe yari umuntu, ibyo bintu ntibishobora gukwira mu bwonko bwe. Ahita akabona yuko igishoboka ari uko yazagerageza agakora bimwe, ariko aba yumva ko ibyo bintu bidashoboka kugenda nk'uko Imana ishaka. Kubera yuko ibyo bintu ibiro byabyo ntibyabasha kujya ku rufatiro rupfuye. Iki kintu kiratangaje kandi abantu dukeneye kugitekereza cyane, ikintu cyitwa kugenzura urufatiro. Iyo dusomye muri Yohana igice cya 16 umurongo wa 8 ndetse duhereye ku murongo wa 7, dusoma amagambo Yesu Kristo yigeze avuga abwira abigishwa be, arababwira ati icyiza nuko ngenda, kuko nintagenda umufasha ntazaza. Ubwo azaza azatsinda ab'isi, abemeza iby'icyaha, ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Uyu ni umurimo wa Mwuka w'Imana. Uyu ni umurimo wa Mwuka w'Imana. Kandi Mwuka w'Imana akorana n'ijambo ry'Imana kugira ngo twumve iby'iri somo icyo Mwuka w'Imana ashobora gukorera umutima w'umunyabyaha warwanyaga Imana, umutima wavutse urwanya Imana, umutima wa kamere twabonye Pawulo yavuze ngo ni umwanzi w'Imana. Ijambo ry'Imana rigaragaza yuko hari ikintu Imana ishobora gukorera uwo mutima, maze uwo mutima ukabaturwa. Kandi igihe dusoma ibi bintu ntago turi kubisoma kugira ngo wenda tubyumve nk'inkuru imeze gutyo, ahubwo ibi tugiye gusoma Mwuka w'Imana ashobora gukora mu mutima w'umunyabyaha. Ibi bintu ukeneye kubyitondera cyane, kuko aya ni amakuru agomba gusohora mu mutima wanjye nawe. Igihe ibi bintu bisomwa ntago ari ibintu bimeze nka formule, ahubwo iki ni igikorwa Imana yifuza kugukorera mu mutima wawe kugira ngo ikugeze ku rufatiro nyakuri. Iki ni igikorwa Imana ikorera umutima wawe kugeza ubwaya makuru tugiye gusoma hano neza uhamirizwa na Mwuka w'Imana ko uyazi mu mutima wawe, ko umunyabyaha yazi mu mutima we. Atari ibintu yasoma gutyo gusa, ahubwo ibyo bintu akabyumva nk'ibyakorewe umutima we. Mbese Mwuka w'Imana iyo ageze ku mutima w'umunyabyaha bigenda gute?
ni ku ipaji ya 330 mu gitabo cy'intambara ikomeye. Baravuze ngo ahantu hose ijambo ry'Imana ryagiye ribwirizwa mu buryo butunganye, umusaruro wagiye ukurikiraho wahamije ko rikomoka ku Mana. Mwuka w'Imana yajyanaga n'ubutumwa bwabwirizwaga n'abagaragu bayo, kandi iryo jambo ryabaga rifite imbaraga. Abanyabyaha bumvaga bakozwe ku mitima. Umucyo umurikira umuntu wese waje mu isi urasira ahahisheho mu mitima y'abantu, maze ibihishwe byakorerwaga mu mwijima bishyirwa ahagaragara. Bumvise batsinzwe mu ntekerezo zabo no mu mitima yabo, bemejwe ibyaha byabo, ubutungane ndetse n'urubanza ruzaza. Isomo ryavuze ngo Yohana 13:8 ngo ubwo azaza azatsinda ab'isi. Hano baravuze ngo bemejwe ibyaha byabo. Abemeza iby'amateka cyangwa se urubanza rubategereje, uburyo urubanza rubategereje ari igihano cy'urupfu ndetse ngo n'ibyo gukiranuka kwa Yesu Kristo. Bemejwe iby'icyaha, ubutungane ndetse n'urubanza ruzaza. Basobanukiwe ubutungane bwa Yehova, maze batinyishwa no kuzahagarara imbere y'urondora imitima, kandi bahamwa n'icyaha ndetse banduye. Batakanya akababaro kenshi bati, ninde wankiza uyu mubiri wigaruriwe n'urupfu? Muvandimwe wanjye, aya ni amakuru umutima wawe ukwiriye kubuzi. Aya ni amakuru umuntu wese uri muri uru rugendo akwiriye kuba azi neza yuko umutima we uyazi, atari umushyitsi kuri yo. Umutima wa umuntu wese ukwiriye kuba ufite uburyo Mwuka w'Imana yawugendereye. Kandi ijambo ry'Imana rigaragaje yuko Mwuka w'Imana ajyana n'ijambo ry'Imana, kuko ngahantu hose ijambo ry'Imana ryigishwe mu buryo buzima, Mwuka w'Imana ajyana naryo, maze rikamurika acuze umwijima wo mu mitima y'abantu. Nubwo bwose ijambo ry'Imana atari ryo Imana ishobora gukoresha irarika umunyabyaha, ariko ijambo ry'Imana ni kimwe mu bintu Imana ikunze kwifashisha, haba mu kurisoma cyangwa se mu kuryumva ribwirizwa. Mwuka w'Imana ajyana n'iryo jambo, kandi abagendereye kumurika acuze umwijima wo mu mitima y'abantu kugira ngo babone ubibwa imitima yabo. Mu cyigisho cyitwa irarika kiri mu bifuzwe byose, bagaragaje yuko Imana ifite inzira nyinshi ishobora gushaka nk'umunyabyaha, ndetse bavuze ko ngo ifite inzira 1000. Nubwo bwose ngo abantu badashobora kuzimenya, ariko izo nzira zose Imana ishobora kuzicamo irarika umunyabyaha. Ariko twe turi ku kintu cyitwa ijambo ry'Imana. Kandi inzira yose Imana yaca mu ijambo ry'Imana umuntu ari kumva, yaca mu ijambo ry'Imana umuntu ari gusoma, yanyura n'ahandi hatandukanye, kuko Imana yavuze ko aho hantu tudashobora kuhamenya hose. Nuko Mwuka w'Imana abakorera muri ubwo buryo Imana irarika nk'umunyabyaha, kandi icyo agendereye ari ukwerekana ubibwa umutima w'umunyabyaha, kugeza ubwo umunyabyaha amenya yuko yahemukiye Imana, amenya yuko yavutse atandukanyijwe n'Imana, ndetse akora ibintu byose birwanya Imana. Kandi igihe umunyabyaha amaze kumenya icyo kintu, nuko abona urubanza rumutegereje iby'amateka, akabona yuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, nk'uko biboneka mu Baroma 3:23. Uyu muntu rero umaze kubona akaga gakomeye cyane arimo, uyu muntu ni utakana akababaro kenshi cyane, icyo Bibiliya ngo yita agahinda ko mu buryo bw'Imana, agataka ati, ninde wankiza uyu mubiri untera urupfu? Uyu muntu ababona nta makiriro afite, uyu muntu ababona ibye birangiye, ibye ari urupfu gusa rumutegereje. Futi muvandimwe, mbese ibi bintu umutima wawe, aya makuru waba uyazi, cyangwa we waba mu by'ukuri warigiriye mu Kristo, ariko mu by'ukuri ibi bintu ari ikintu gishya kuri wowe? Mbese Mwuka w'Imana yari yakora ku mutima wawe ngakwereka ububi bwawo, akwereka uburyohe mukiye Imana, ibyo bintu wumve yuko bikurenze, kandi ubone yuko nta makiriro ufite, uri uwo gupfa? Ndifuza yuko ubitekereza, kuko iki kintu ntago cyanditse hano mu buryo bw'inyandiko gusa, ahubwo uyu ni umurimo Imana ikorera mu mutima w'umuntu, kandi ibyo bintu akaba azi ko uwo murimo Imana yawukoreye mu mutima we. Sinzi wenda iki kintu uburyo abantu bagihereza agaciro, ariko nababwiye ngo ubu nibwo buryo umuntu atangira urugendo rwe mu buryo bwiza, nuko aya makuru Imana igomba kuyasobanura mu mutima we.
kandi bakomeje bavuga ngo nyuma y'uko umunyabyaha nyine agize agahinda ko mu buryo bw'Imana, mu gihe amaze kumva yuko nta makiriro afite, hari amagambo akomeza avuga ngo ni ukubwo bahishurirwaga umusaraba w'i Karuvari n'igitambo kitagerwa cyatangiwe ibyaha by'abantu, basanze ko nta kindi gishobora kuba gihagije ngo gikureho ibicumuro byabo keretse ibyo Kristo yakoze. Icyo cyonyine nicyo gishobora kunga umuntu n'Imana. Bemeye ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi, bafite kwizera kandi bicishije bugufi kubw'amaraso ya Yesu, bababariwe ibyaha byose bakoze. Ariko reka nkwereke ukuntu Satani ari mubi cyane. Satani ni igikenya. Satani afite uburiganya bwinshi cyane. Iyo abantu umurimo w'Umwuka w'Imana umaze guhishura ububi bw'imitima yabo, iyo Mwuka w'Imana amaze kubemeza ububi bw'ibyaha byabo, ndetse bakumva agahinda ko mu buryo bw'Imana, bakumva nta yandi makiriro, bakamenya yuko ari abo gupfa, Satani yifuza guhita akabaremera kandi kayira ka bugufi kugira ngo abo bana ku kayira bagace batangire bigaragaze nk'abantu b'Imana. Abantu batangira gutera intambwe, barwana, bakora ibintu bituma bagaragara nk'abakristo, maze Satani akaba bafatiye aho hantu. Abantu benshi cyane ndagira mbabwire yuko baba barakurikiye uru rugendo, baba barakomeje uru rugendo, bagaragara nk'abakristo, bakora imirimo myiza, bagerageza kubahiriza amategeko, ariko Satani aba yabacishije inzira y'ubusamo itari inzira y'Imana. Imana iba yifuza kubayobora kugeza ubwo bahishuriwe Yesu Kristo. Ibyo akaba ari byo bibatera gutera intambwe yitwa kwihana cyangwa se guhindukirira Imana. Satani rero ubwo buryo nibwo akoresha cyane. Iyo turebye mu gitabo cy'umugenzi, tubona iby'umugenzi mu Kristo igihe yari amaze gusobanukirwa yuko umudugudu arimo ari umudugudu w'irimbukiro, igihe mubwirizabutumwa yari amaze kumwereka yuko umudugudu arimo ari umudugudu w'irimbukiro, mu Kristo ngo yumvise agize umutwaro. Uwo mutwaro uramuremerera cyane, kandi uwo mutwaro yari awugize nyuma yuko ngo yari amaze gusoma umuzingo, kuko nyine ijambo ry'Imana ryemeza umuntu ubibwa umutima we, rimuhishurira ibyaha afite. Igihe umutwaro wari umuremereye, igihe yasangaga mu Kristo akamubaza icyo yakora, yamurangiye irembo nk'igisubizo aho uwo mutwaro ugomba kumuviraho. Ariko mu Kristo igihe yahuraga n'umuntu bita bwenge bw'isi, muvandimwe, umuntu bita bwenge bw'isi, umuntu bita bwenge bw'isi yahuye n'abantu benshi cyane. Umuntu bita bwenge bw'isi ni abantu benshi yahaye inama muri uru rugendo. Bwenge bw'isi hari inama yagiriye mu Kristo, yaramubwiye ati ubundi uwo mutwaro ukuvunira iki? Ubundi by'iyo nzira bikuvuna, bikurushya, waza nakwereka inzira wacamo y'ubusamo kandi ukabona amahoro. Ariko sinzi, ayo ntabwo yari amahoro y'ukuri. Abantu benshi cyane baba barahuye na bwenge bw'isi, kandi igihe ibyaha byabo bitangiye guhishurwa, igihe Mwuka w'Imana atangiye kubereka ikibazo bafite, maze bakagira agahinda, batangira kurwana intambara yo gusa n'abakristo, maze bagaciya bugufi cyane, bakajya mu birorero bitandukanye. Ari byo ngiye kubasomera. Nimwumve inama bwenge bw'isi yagiriye mu Kristo. Maze bwenge bw'isi aravuga ati mbese ubundi ibyo bintu byatangiye bite? Kubera iki wiruhije? Mu Kristo ati uyu mutwaro mpetse urusha ibyo byose, uvuze kuntera ubwoba, nawe ukurwaho ibyo byo mu nzira birabazwa. Bwenge bw'isi ati watangiye ute kuwugira? Paji ya 19 igitabo cy'ubugenzi. Mu Kristo ati nawe utangijwe no gusoma iki gitabo mfite mu ntoki, umuzingo Bibiliya. Kuko Bibiliya niyo igaragariza neza umunyabyaha ibyaha bye, ikamwemeza iby'icyaha. Bwenge bw'isi ati nanjye niko nakekaga, bikubayeho nk'uko biba no ku bandi benshi badakomeye, bishyira mu byo badashobora kugeraho, bakagwa mu mibabaro bahagarika umutima nkawe. Uko guhagarika umutima ntikubakuramo ubugabo gusa, nk'uko mbonye yuko ubukuweho, ariko gutuma birukira kwigerezaho kugira ngo bahabwe ibyo batazi. Mwumva inama bwenge bw'isi. Kandi nababwiye ngo abantu benshi cyane baba barahuye n'uwitwa bwenge bw'isi, kugeza ubwo igihe Imana yari itangiye kubereka ikibazo bafite, bahise ko baciye ubusamo badahishuriwe umusaraba wa Yesu Kristo. Mu Kristo ati ariko ngeweho nzi icyo nshaka, ni ugukurwaho uyu mutwaro uremereye. Bwenge bw'isi ati ariko ni iki gituma ushaka kukurirwaho muri iyi nzira irimo ibyago byinshi?
wakwihanganira kunyumva nakubwiriza uburyo wabona icyo ushaka udatewe n'ibyago ugiye kwisanganiza, kandi ako gakiza kari hafi. Nuko mu cyimbo cy'ibyo byago uzabona amahoro menshi no kugubwa neza. Muvandimwe, mbese amahoro ufite y'umutima ni amahoro masa, ni amahoro koko nyamahoro, cyangwa ni amahoro wabonye uciye iya bugufi? Ni amahoro wabonye uciye iya bugufi, inzira ya bugufi cyane. Mukristo ati ndakwinginze ungire iyo nama. Bwenge bw'isi ati dore muri biriya birorero ahitwa Ngeso Nziza. Kirorero cya mbere Ngeso Nziza. Abantu benshi cyane igihe Mwuka w'Imana atsinze imitima yabo bahita ko batangira gushaka uburyo bagaragara nk'abakristo, bagatangira kurema ingeso zisa n'iz'abakristo, baba binjiye mu kiroro cyitwa Ngeso Nziza. Kandi hari abantu benshi baba bariryamiyeho, bakaba bazi yuko bageze ku rufatiro, bakaba bazi yuko inyubako bakomeje ifite urufatiro ruzima kandi rurwaye. Harimo umugabo witwa Mwikirisha Amategeko. Umva inama bwenge bw'isi. Ni umunyabwenge bwinshi wubahwa cyane, azi neza gukura imitwaro ku bantu nk'uhetse, kandi ubwanjye nzi neza yuko yafashije benshi bameze batyo. Umva, ntago ari abantu bake bafashijwe n'uyu mugabo bitwa Mwikirisha Amategeko, kubera ko abantu bayikirisha ni benshi. Ijambo ry'Imana ikintu riba rivuze kiba ari ukuri. Ijambo ry'Imana riravuze ngo bwenge bw'isi yafashije abantu benshi baca kwa Mwikirisha Amategeko. Niyo mpamvu turi kwiga ikintu kivuga ngo genzura urufatiro rwawe. Utaba waraciye ubusamo, utaba warihuse cyane ugaca mu kirorero cyitwa Ngeso Nziza, cyangwa se ugaca kwa Mwikirisha Amategeko ukumva wagira ngo umutwaro wawe ukuvuyeho, nyamara umwanzi akwibye umugono. Nshuti muvandimwe, dukwiye kubitekerezaho cyane. Kandi azi no kuvura abashavujwe n'imitwaro yabo. Wajya wari ntiwabura gufashwa vuba, inzu ye ntiri kure, ni nk'urugendo rw'igice gito cy'isaha. Ibintu by'uyu mugabo bwenge bw'isi n'amatanga ntago ari ibintu abantu bageraho rwose bitinze, oya, ni ibintu by'ako kanya. Kandi wajya wari ntiwabura gufashwa vuba, inzu ye ntiri kure, ni nk'urugendo rw'igice gito cy'isaha. Kandi yaba atariyo afite umuhungu mwiza witwa Mvugo Nziza. Iki kintu kirakomeye cyane. Niyo mpamvu amagambo tuba dusomye aba agomba guhita akadushyira ku myumvire myiza yuko icyo umuntu afata nk'ubukristo ubundi ni iki, ubundi icyo wita ubukristo ni igiki, icyo ubara nk'ubukristo bufite itangiro rizima ni iki. Mbese ni ukubona umuntu agerageza gukora neza, mbese ni ukubona umuntu agerageza gukora gahunda z'itorero, nubwo mu by'ukuri iyo ari imirimo myiza ituruka n'ubundi ku mutima wahindutse. Ariko ndagira nkubwire yuko hari n'abashobora kubikora batabikoreshwa n'imbaraga y'ubuntu hindura umutima, ahubwo babikoreshejwe n'umutego Satani yabashyizemo. Niyo mpamvu naho umuntu wese gutekereza neza mu buryo bwimbitse. Kandi Mwuka w'Imana igihe cyose amaze kwemeza umunyabyaha ikibazo cye, maze umuntu akagira agahinda, Satani abashaka guhita akamucisha muri aka kayira ka bugufi ko guhita ko umuntu atangira gushaka gukora ibidatunganye, agashaka kuzuza ibyo atujuje. Ariko Imana iba yifuza kumwishurira Yesu Kristo. Niyo mpamvu Yohana 13:8 havuga ngo abemeza ibyo gukiranuka. Guhishurirwa Yesu Kristo, kugana Yesu, paji ya 19. Mbese guhishurirwa Yesu Kristo ibyo bishaka kuvuga iki? Guhishurirwa Yesu Kristo bishaka kuvuga iki? Banditse amagambo akomeye cyane, baravuga ngo Yesu yaravuze ati, paji ya 19, nimanuka hejuru y'isi nzikururiraho bose. Umunyabyaha akwiriye guhishurirwa Kristo, akamenya ko ari we mukiza wamanitswe ku musaraba. Guhishurirwa Yesu Kristo, kandi Kristo ahishurwa mu ijambo ry'Imana. Umunyabyaha akwiriye guhishurirwa Yesu Kristo, Kristo ahishurwa mu ijambo ry'Imana. Yesaya 53, Mwuka w'Imana agomba kuyumvisha ibitekerezo. Iki kintu umuntu akumva icyo Kristo ari we kuri, ari cyo kuri we. Mwuka w'Imana
ahishura Yesu Kristo. Mbese abigenza ate? Baravuze ngo umunyabyaha akwiriye guhishurirwa Kristo, bikagenda gute? Akamenya ko ari we mukiza wamanitswe ku musaraba azira ibyaha by'ab'isi. Umunyabyaha akwiriye guhishurirwa Kristo, akamuhishurirwa ate? Akamenya ko ari we mukiza wamanitswe ku musaraba azira ibyaha by'ab'isi. Iyo twitegereje umwana w'Imana ku musaraba w'i Karuvari, oya, ntabwo ari ukumureba mu buryo bw'ibigaragara, ahubwo mwuka w'Imana aguhishurira icyo igitambo cya Kristo kimaze kuri wowe, akumvisha urukundo ruhishe muri icyo gitambo. Niyo mpamvu nababwiye ngo Yesaya 53 ahagaragaza yuko Yesu Kristo yikoreye ibyaha byacu. Ibyo bintu biva mu buryo bw'amagambo n'inyuguti, ahubwo umutima ukabyumva ukabishyikira. Umuntu akumva urukundo ruhishe muri icyo gitambo, umuntu akareba uburyo Imana ubwayo yihinduye umuntu ikavukira mu isi. Ibyo bintu umwuka w'Imana akabyumvisha umuntu, urwo rukundo rugasobanuka mu mutima w'umunyabyaha. Kandi urwo rukundo iyo rusobanutse mu mutima w'umunyabyaha, Pawulo avuga mu Baroma 2:4 aravuga ngo kandi usuzugura kugira neza kw'Imana n'imbabazi zayo, ntimuzi yuko urukundo rw'Imana ari rwo rutereza ku kwihana. Kwihana kuzima guturuka mu guhishurirwa Yesu Kristo, kumenya urukundo yagukunze, ukareba uburyo yari umuziranenge, mwuka w'Imana akabiguhishurira, ukareba uburyo yapfuye urupfu rubi ndetse urupfu rwo ku musaraba. Ibyo bintu bishobora gutuma ukorwa n'isoni, ukumva ushengutse umutima mu buryo budasanzwe. Niho bavuze mu gatabo Kugana Yesu bagaragaza uburyo ku ipaje 21 uburyo umwambi w'umucyo wa Kristo iyo urasiye mu mutima w'umunyabyaha, akazinga kose n'inenge birazikuka byo mu mutima we, maze akabona yuko ari wo gucirwaho iteka. Uko arushaho kureba gukenuka kwa Kristo, niko arushaho kubona yuko ari wo gucirwaho iteka. Noneho hari amagambo hano bavuze ku ipaje 19 ngo iyo twitegereje umwana w'Imana ku musaraba w'i Karuvari, nibwo duhishurirwa ibiyoberana by'agakiza. Mbese ibiyoberana by'agakiza ni ibihe? Iyo urwo rukundo rumaze kwigarura umutima w'umunyabyaha, nibwo uyu mutima ushobora gutandukanywa na Satani. Iyo uru rukundo rumaze gusobanuka mu mutima w'umunyabyaha, nk'uko umusore akunda umukobwa, bavandi, akamukunda kugeza ubwo umukobwa yumva urukundo rwe akemera yuko bazabana akamukurikira, niko umunyabyaha umaze kumva urukundo rwa Kristo umutima ukarwumva, niko afata icyemezo cyo kuvuga ngo nahereye kera kenshi cyane nkurwanya, nyamara amenye neza yuko burya wankunze nakurikiye uwanyanze ari we Satani. Kandi ibyo bintu bikamuteza intambwe nziza yo kwiyegura Yesu Kristo burundu. Nibwo duhishurirwa ibiyoberana by'agakiza iyo twitegereje umwana w'Imana ku musaraba w'i Karuvari, maze kugira neza kw'Imana kukadutera kwihana. Kwihana ni uguhindukira. Kwihana ni ukumenya ibibi bw'icyaha no kugicikaho, ni ugufata umwanzuro wo gukurikira Yesu Kristo udaheranije, kubera yuko urukundo rwe ruba rwagukuruye. Baravuze ngo ubwo Yesu yapfiraga abanyabyaha yagaragaje urukundo rutarondorwa dukunze, kandi umunyabyaha utumbiriye urwo rukundo, urwo rukundo rudohora umutima we, rukamutera gutekereza, akabura uko agumya kurwanya Yesu akitanga burundu. Niyo mpamvu intumwa Yohana ivuga ngo turayikunda kuko ariyo yabanje kudukunda. Mu yandi magambo, urukundo rubyutsa urundi rukundo. Urukundo Imana yadukunze iyo rumaze kumvikana mu mitima yacu, nirwo rudutera, nirwo rutuma duca iminyururu yose umwanzi yaratuboheyeho, maze tugahitamo gukurikira Yesu Kristo. Iyi ntambwe rero niyo ntambwe bita kwiyegurira Imana. Iyi ntambwe niyo yitwa kwihana. Nibwo ushobora kubona umuntu w'umugabo utigeze ubona mu buzima bwe, n'amarira mubunga mu maso, iyo uru rukundo rumaze kumusaba, ushobora kujya kubona ukabona naturitse ararira. Nubwo bwose ijambo ry'Imana rigaragaza yuko abantu bose batagira agahinda mu buryo bumwe, bamwe bashobora no kurira kubw'umubabaro w'ibyaha, abandi bashobora kurwa ku mitima, amarangamutima yabo ntagaragare muri ubwo buryo. Ariko ikintu kimwe cy'abantu babahuriyeho nuko bamenya ububi bw'imitima yabo, nuko babona urubanza rubategereje, nuko bahishurirwa n'urukundo rwa Kristo, maze urwo rukundo rukabareshya kugeza ubwo biyeguriye Imana
bagafata icyerekezo bagahindukira. Aba bantu baba babyawe n'Imana. Aba bantu Imana ibagirira imbabazi, kandi aba bantu baba babonye andi mavuko, baba bashobora kwitwa abakiranutsi. Imana ibambika gukiranuka kwayo, atari uko uko gukiranuka kwari kwabo ngo iyo mico isorere muri bo, ariko baba bazayihabwa uko bakomeza urugendo rwo kwezwa. Aba bantu baba babonye urufatiro. Aba bantu baba babonye urufatiro. Nshuti muvandimwe wanjye, ndakwinginze ngo aya magambo uyiteho, kandi iyo umuntu amaze kugirira umugisha ku Mana, Imana imaze kumwereka ububi bw'umutima we, kandi mu by'ukuri agafata icyemezo cyo guhindukira, uyu muntu Imana imusezeranira kumubabarira, kandi binyuze mu kwizera. Imana yatanze amasezerano menshi y'imbabazi ku munyabyaha wagize umutima umenetse. Umunyabyaha wagize umutima umenetse, ijambo ry'Imana ryatanze amasezerano menshi y'imbabazi Imana igomba kumugirira, kandi binyuze mu kwizera ayo masezerano aba agomba kwakira imbabazi z'Imana. Kandi igihamya gikomeye cy'uko Imana imubabariye kiba kiri muri ayo masezerano Imana imugirira. Ndifuza ko dusoma ayo magambo, uburyo umunyabyaha yizera imbabazi z'Imana adashidikanya yuko azigiriwe, kandi ibyo ngibyo kuko nyine byaturutse ku mutima umenetse, igihamya cyabyo kikaba kiri mu isezerano ubwabyo. 318 igitabo cy'Abakurambere n'Abahanuzi baravuze ngo kwihana kwa Dawidi kwari kuvuye ku mutima. Ntiyagerageje guhisha icyaha cye, ntabwo icyifuzo cyo guhinga ibihano yarabwiwe aricyo cyamuteye gusenga, ahubwo yabonye uburemere bw'icyaha yakoreye Imana, yabonye uburyo ubugingo bwe bwanduye, maze azinuka icyaha cye. Ntiyasengeye kubabarirwa gusa, ahubwo yanasabiye ko umutima we wezwa. Ntabwo Dawidi yigeze areka urugamba rwo kwiheba. Mu masezerano Imana yasezeraniye abanyabyaha bihana, yabonyemo igihamya cy'uko yababariwe n'uko yemewe. Mu masezerano Imana yasezeraniye umunyabyaha wihana, niho umunyabyaha abona igihamya gifatika cy'uko Imana yamubabariye kandi cy'uko yamwemeye, maze uyu munyabyaha agatangira kwera imbuto zikwiriye abihanye. Muzabisoma ku ipaji ya 131 mu gitabo cy'Intambara Ikomeye, ngo beze imbuto zikwiriye abihanye. Iby'imirimbo y'inyuma barabiretse, abantu bagaruye ibyo bibye, batuye ibyaha byabo. Muvandi, iyo mwuka w'Imana amaze kugutsinduka, umaze kwihana by'ukuri, ikintu gikurikira hari cyo ngiye gusorezaho. Kandi umuntu wese ushobora kuvuga ko yihannye, iki kintu akumva atagiha agaciro, ubwacyo kiba ari ikimenyetso cy'uko kwihana kwe gukwiriye gukemangwa. Kuko ijambo ry'Imana ryavuze ngo beze imbuto zikwiriye abihannye, bagiye bareka imirimbo imwe bakundaga n'ibindi. Ariko mu gitabo cy'Intambara Ikomeye, wenda hari amagambo ngira ngo dusome tugenda tugira ku musozo, baravuze ngo uyu niwo musaruro uva mu murimo wa Mwuka Muziranenge. Nta gihamya cy'uko umuntu yihannye by'ukuri, keretse gusa iyo bimuteye guhinduka. Kwihana nyakuri gutera umuntu gutanga icyo yarahiriye, akagarura ibyo yibye, akihana ibyaha bye, agakunda Imana na bagenzi be. Icyo gihe nibwo umunyabyaha abasha kumenya neza ko afitanye amahoro n'Imana. Kuko uyu munyabyaha wihannye aba agiye kuba ambasaderi wa Kristo. Hari ibikorwa byinshi biba byarateje umwijima mu buzima bwe, ibyo byose abagomba umwuka w'Imana amuteza intambwe yo kugenda yatura ibyaha bye, kugira ngo uwo mwijima watejwe n'imibereho we ubashe gukurwaho. Kandi izo nizo mbuto zitwa imbuto zikwiriye abihannye. Izo ni zimwe mu mbuto umuntu wihannye by'ukuri agomba kwera. Bavuze mu gitabo cyitwa ibyabereye Minneapolis ku ipaji ya 57 bavuga ku by'ubutumwa bwo gutsindwa bwo kwizera bwazanywe na Wagona na Jonasi. Igihe bwigwaga baravuze ngo ku isabato nyuma ya saa sita imitima myinshi yakozweho, kandi ubugingo bw'abantu benshi bagaburiwe umutsima wamanutse uva mu ijuru. Nyuma y'icyigisho twagize iteraniro rinejeje ry'ubusabane. Uwiteka yaratwegereye cyane, maze yemeza imitima yacu ko ikeneye ubuntu bwe n'urukundo rwe. Twumvise ko dukeneye kugaragaza Kristo nk'umukiza utarigeze abakure, ahubwo nk'uwatubaye hafi cyane. Iyo umwuka w'Imana atangiye gukora ku mitima y'abantu,
umusaruro ugaragarira mu kwatura ibyaha no gukosora ibyo umuntu yafuditse. Mu materaniro yose uko abantu bagendaga bashaka kurushaho kwegera Imana, beraga imbuto zikwiriye abihannye. Mbese izo mbuto zikwiriye abihannye, abantu bamaze kwihana bera n'izihe? Beraga imbuto zikwiriye abihannye binyuze mu kwaturira n'ibyaha, aho umuntu yabaga yaragiriye undi nabi mu magambo cyangwa mu bikorwa. Rero Mwuka w'Imana uko turushaho gutinda imbere y'Imana, arushaho kugenda ahishura imibereho yacu, kandi akarushaho kugenda atwereka ibitaragenze neza, maze akatuyobora n'uburyo tugomba kugenda twatura ibyo byaha, kugira ngo uwo mwijima imibereho yacu yateje wose ubashe gukurwaho. Kandi ijambo ry'Imana rigaragaza yuko umuntu umenyeshwa ibyaha bye akabyatura, agakuraho inkomyi yose hagati ye na bagenzi be, uwo muntu gukiranuka kwa Kristo gukomeza kuba kuri we, kuko ngo uhisha ibicumuro bye ntazagubwa neza, ariko ubyatura akabireka azababarirwa. Mwuka w'Imana agomeze kudufasha. Mwuka w'Imana agomeze kugendera mu mutima w'umuntu wese, kandi umuntu wese arushaho kugenzura urufatiro inyubako ye yubatseho, arebe niba yubatse kuri Kristo, arebe niba aziranye na Kristo, arebe niba igitambo cya Kristo cyarahishuriwe imibereho ye, maze urukundo ruri muri icyo gitambo arukamutera gukurikira Kristo, kandi Umwuka w'Imana akamuteza izi ntambwe zose, akaba yaratuye ibyaha bye. Nshuti bavandimwe, ndabinginga cyane ngo umuntu wese atekereze ikintu mu buryo bwimbitse, kandi arushaho kugitekereza cyane. Tuzakomeza n'ikindi cyigisho, wenda iki kintu tuzasa nk'abakivuzeho mu buryo burambuye, ariko ndifuza cyane yuko, ndetse ndabisaba Imana ko Imana yakitwumvisha ku murongo wacyo. Nibyo nisabira kandi namwe bibasabira mu izina rya Yesu, amen. Kadusenga Imana. Turagushimye Imana yacu, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye ukuntu wabanye natwe, tugushimiye ukuntu waturinze, kandi ukaba wakomeje kutuyobora. Utwigisha icyigisho gikomeye cy'uburyo buri muntu wese akwiriye kugenzura urufatiro rwe. Mwuka w'Imana agomeze gukora n'imitima yacu, kandi uduhe kukugiraho umugisha mu izina rya Yesu, amen. aho ubwishingizi bwanyu nyakuri bushingiye si ukwizera mugaragara ko mufite, ahubwo ni ku miterere y'ibyo mukunda. Mbese mu rusengero rwo mu mutima rwejejweho imyanda yarwo? Mbese ibyaha byanjye byaratuwe, kandi naba narabyihannye imbere y'Imana kugira ngo bihanagurwe? Mbese aho naba niciye urunkwiriye? Mbese naba niteguye kwitambaho igitambo icyo ari cyo cyose, ndetse n'ibitambo byose kubwo kumenya neza Yesu Kristo? Mbese aho buri gihe niyumvisha ko ntari uwanjye bwite, ahubwo ko ndi umutungo w'Umwami, ko umurimo nkora ari uw'Imana nkaba ndi uwayo wese? Twagombye kwibaza tuti, ni kuki turiho kandi tugakora, kandi amaherezo umusaruro uzaba uwuhe?